gitondo cyiza. Umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Haleluya. Umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Ririmba ibwizinduka uririmbe, komera Imana amashyi. Umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Nuka dutangira kubona Imana. Umwuka wera aramanuka ntangira kubona Imana. Umwuka wera iki gitondo ntuceceke umwuka wera. Haleluya, haleluya. Umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Yego, tambira Imana, tambira Imana muri iki gitondo we. Tambira Yesu we wapfuye akazuka. Tambira umwami watwitangiye. Tambira Yesu umucunguzi wacu. Tambira Yesu, Yesu, Yesu we. Tambira Imana, tambira Imana. Yesu shimwe we. Tugeze mu ijuru, tuzanyurana mutuyisanze ishima. Tuzakora defile tugeze mu ijuru, tunyurana. Imana ishimwe kuzinduka mu gitondo ugataramira Imana, ugakomera Imana amashyi, ukaririmbira Imana. N'ubuntu bukomeye, ni umunezero ukibuka indirimbo, kongerwa ukumva ubwiza bw'Imana. Ni umugisha ukomeye. Yesu atugirire neza. Reka dusome ijambo ry'umunsi wacu turi busengeremo, tukaryizereramo, tukarihuza n'umunsi wacu, ubundi tukajya mu mirimo yacu isanzwe. Abaefeso 2:8-10. Abaefeso 2:8-10 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mwakijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera. Twakijwe kubw'ubuntu, n'ubuntu bwa Yesu, n'ubuntu bw'Imana bwatumye tubona agakiza, bwatumye tumenya agakiza. Kuko twizeye Yesu byatumye duhinduka abana b'Imana. Nta kiguzi, n'ubuntu. Nagira uzirarira ngo njya kuko nakijijwe ngo natanze ibi n'ibi. Oya, n'ubuntu. Ubuntu Imana yatugiriye tugomba kubucunga. Uyu munsi turisengera, dusenge kugira ngo turindwe muri iyi nzira y'agakiza. Dusenge kugira ngo iki gitondo imbabazi z'Imana zitugote muri iyi nzira y'agakiza. Dusenge kugira ngo tutavaho twirarira, tutavaho twirara, Satani akaduca muri humye. Turindisha ubugingo bwacu, turindisha amazina yacu, utubwire Imana ngo Mana uturinde muri iyi nzira y'agakiza. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntacyo twakwirata na kimwe kubwo twamenye Yesu kubw'agakiza, ahubwo ni Imana y'ubwayo ikwirebera ikakwihera iyo mpano. Ni Imana y'ubwayo yahamagaye uritaba. Ni Imana y'ubwayo yagiye iza ikadusanga, ikaduha agakiza ku buntu, ikaduhishurira Yesu, tukamumenya, tukamwizera, tukamukurikira. Umwami ahimbazwe. Ku 9 bavuze ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ntago ari uko umuntu akora imirimo myinshi, oya. Ntago ari uko wenda hari icyo twakoze, ntacyo nta n'icyo twari gukora ngo Imana icyemere ukurikije ibyaha uko byari bimeze. Nta n'icyo twari kuvuga ngo Imana icyumve yenda ngo itubone kuduha agakiza. Oya, ntacyo nta na kimwe. Ahubwo
Imana yabikoreye ku buntu, yabiduhaye ku buntu, nta kintu na kimwe, nta murimo twakoze, ntacyo twatanze. Imana yo yabiduhaye ku buntu, ku buntu, ku buntu. Ku mukene baravuga ngo ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Turashimira Imana isuku ubuntu, ubuntu bukaturengera, ubuntu bukatubabarira, ubuntu bukatuvana iyo ngiyo mu byaha, ubuntu bukaturokora, ubuntu bukatwinjiza mu rugo, ubuntu bukaduhindurira, ubu tukaba turi abana b'Imana. Nk'uko turi abo yaremye, turemeye imirimo myiza. Umuntu avuka wese hari icyo Imana ibimuremeye azakora. Hari impamvu Imana yatuzanye hano ku isi, hari impamvu Imana yaturemye, yatumye tuvukira muri iyo miryango. Aho ngaho nyine wavukiye, aho ngaho uri aho ngaho, aho nyine hahandi wavukiye, aho niho Imana yari yarebye. Aho nyine Uwiteka akagenda akatunyuza mu nzira zitandukanye z'ubuzima n'ibintu bitandukanye. Ibyo nyine Uwiteka nibyo yari yasizeho ngo bizace mu nzira zacu. Noneho rero ntago ari mu nzira y'ibibi. Utumva mvuze mu nzira zacu ukagira ngo ni mu nzira y'ibibi. Bibiliya ivuga imirimo myiza, yaturemeye imirimo myiza. Nubwo hari igihe twisanga mu bibi, hari igihe twisanga, kubera ko isi nuko imeze, isi niko yubatse bitewe n'impamvu runaka n'ibihe n'ibindi n'imiryango n'ibindi umuntu atamenya. Hari igihe twisanga hatariho, igihe twisanga mu bitari byo, ariko Imana yiturema yari yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya! Iyo mirimo biciye muri Kristo Yesu niyo mirimo tugomba gukora, niyo mirimo tugomba kwandikisha, niyo mirimo Imana igomba kutubonamo kugira ngo tuyigenderemo, kugira ngo tuyikore hakiri kare tugifite imbaraga, ngo buri gihe n'igihe cyacyo Kristo yamamare. Ngiyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ntago Imana itumenye ubu oya, ahubwo Uwiteka yatumenye kera. Ngabayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane, abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane, ayi abayo yabamenye kera, haleluya, abayo yabamenye kera cyane. Ntago ari ubu ngubu itangaza Imana ikumenye, yakumenye kera, ndetse ishyiraho n'imirimo myiza ugomba kuzakora muri Kristo Yesu. Ishyiraho n'imirimo myiza ugomba kuzaripotinga muri Kristo Yesu. Ishyiraho n'imirimo myiza ugomba kuzakora uri ku isi muri Kristo Yesu, ukayigenderamo. Haleluya! N'iby'Imana yateguye. No ku Mana ntabwo uri impanuka, si ibintu bipfa kuza gusa ngo ndemo umwana, ngo ndemo umuntu mushyiraho ngo ku isi. Oya, Imana yo ikora plan y'uwo muntu uko bizagenda, hanyuma akatuzana ku isi. Hari igihe nyine ku isi duhura na byinshi, ariko Uwiteka muri gahunda ye aba yagambiriye imirimo myiza, aba yagambiriye ibyiza, aba yagambiriye kudushyira mu byiza, mu bubasha bwe n'ubushobozi bwe bwinshi. Niyo mpamvu dusenga tukavuga ngo Mana dutabare hano, dutabare iki, tugire gutya kugira ngo twinjire mu mugambi w'Imana. Ndakubwira ngo uyu munsi usenge ubashe kwinjira mu cy'Imana iguhamagarira gukora. Uyu munsi utabaza Imana, ubwira Imana ngo Mana, ndagira ngo niba hari aho nanayobye ungarure kubw'ubuntu. Ko muri iyi minsi hari n'abari gukorera kuri zero, hari n'abari mu by'Imana itazi, hari n'abari kugenda mu mirimo itari iyabo, hari n'abari kugendera hatariho bayobye. Ariko bwira Imana ngo Mana, ndagira ngo unyobore mu mirimo yawe myiza biciye muri Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Kuko hari imirimo wangeneye ngomba gukora. Ubwira Imana ngo Mana, simbe ndi gukora mikeya, ejo ugasanga hariyo nashigaje. Oya, ubwira Imana ngo Mana, simbe ndi gukora ibyo utantumye, simbe ndaho ntakenewe, simbe ndahantu wowe utazi, simbe ndahantu mu bintu utarimo. Ahubwo ubwira Imana ngo Mana, ndashaka gukora imirimo myiza, ya yindi wandemeye, kugira ngo nyigenderemo ubu ngubu kubw'ubuntu, ngo twakirijwe kubw'ubuntu, kubwo kwizera. Ntibyavuye ku bushake bwacu, ntibyavuye kuko tubikunze, ntibyavuye kuko twe twabyihitiyemo. Oya, ni Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ndakwingingira gukora ibyo Imana yaguhamagariye. Ndakwibutsa ko Uwiteka hari icyo yakuremeye ugomba kuzakora.
ubu ngubu ugifite imbaraga ni ubu ngubu. Ubu imyaka y'umuntu irasaza, umuntu arasaza, ni ubu ngubu ugifite imbaraga ugomba gukora icyo Imana yaguhamagariye. Ni ubu ngubu ugomba, niba yabahamagariye ivugabutumwa cyangwa se ibyo Imana yagambiriye kusohoza, ni ubu ngubu ugomba gufasha imfubyi niba ari ibyo Imana yaguhamagariye. Ni ubu ngubu ugomba gusenga, ukibasha kwiriza, ukibasha gukora ibyo ugomba gukora. N'ubu iyo mirimo myiza kugira ngo uyigenderemo, uzanayimurikire uhoraho wayiguhaye azanabiguhembere. Umwami rashimwe. Reka twisengere. Turashimira Imana kubw'agakiza uyu munsi, kandi tubwira Imana ngo Mana uturinde gukora iby'imfabusa. Uyu munsi byandikwe, duhagarare mu byo waturemeye gukora, imirimo watugemeye gukora tukiriho. El Shaddai we turi hano. Mana ishobora byose, Mana irema, igira neza, ni wowe Mwami. Mu izina rya Yesu, kubw'amaraso ya Yesu, turi hano imbere yawe Mwami. Kubw'ubuntu nibwo twakijijwemo. Turagushima. Muramburiye amaboko Mana kubw'impano y'agakiza, kukumenya ntako bisa. Muri wowe harimo byose Yesu. Kukumenya ni amahoro, ni umutuzo. Ndagushimiye Mwami. Singizwa. Singizwa Yesu. Himbazwa Yesu. Amamara Yesu. Kuzwa Yesu. Izina ryawe niryubahwe Yesu. Uri Imana y'ububasha n'ubushobozi. Uri Imana itunganye. Uri Imana mu mahanga yose. Ukora ibyo gukiranuka. Uramwemera. Uri Imana nziza. Uri Imana, uri Imana. Uri Imana idakoze isoni. Uri Imana rubasha. Oh haleluya. Utwitayeho, uradukunda. Wadukijije icyaha kubw'ubuntu. Watubabariye kubw'ubuntu. Watanze Yesu ngo adupfire kubw'ubuntu. Yesu yamennye amaraso ye kubw'ubuntu. Amazina yacu yanditse mu gitabo kubw'ubuntu. Turabigushimiye Mana. Haleluya. Ubuntu nibwo bwadukijije. Turagushimira Yesu, wadukuyeho amaturo, wadukuyeho iby'ibitambo, ngo tukurweho ibyaha n'ibintu, ahubwo bikorera ubuntu. Shimwa. Shimwa kubw'ubuntu Gitare. Shimwa kubw'ubuntu bwawe. Shimwa kubw'ubuntu bwawe Mwami. Shimwa kubw'ubuntu bwawe Mwami. Shimwa kubw'ubuntu bwawe Mwami. Himbazwa kubw'ubuntu bwawe Mwami. Shyirwa hejuru kubw'ubuntu. Icyubahiro kibi cyawe Mwami w'abami. Izina ryawe ryubahwe Mwami w'abami. Kubw'imbabazi zawe n'ubuntu. Kubw'icyubahiro cyawe Mwami. Kubw'ineza yawe Mwami. Turagukunda Mana. Singizwa. 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 Singizwa Yesu. Singizwa Mutangabugingo. Singizwa Mana ishobora byose. Haleluya. Yesu turasenze uyu munsi kugira ngo Mwami ibyo waturemeye bari byo tujyamo, ibyo wagambiriye ko tuzakora bari byo dukora, ibyo wavuze ko tuzakora bari byo dukora, imirimo yawe waturemeye yindi myiza muri Kristo Yesu yo waturemeye bari yo dukora. Mwami, Mwami ndasenze uyu munsi ibirenge byacu bihagarare mu nzira wagambiriye ko tunyuramo. Yesu, Yesu, amaboko yacu akore ibyo wagambiriye ko tugomba gukora mu mwuka no mu mubiri. Yesu, Yesu, iyo mirimo waturemeye Mana ntago biremye nonaha, ahubwo ni ibintu wateguye. Reka Mwami bya bindi wateguye abari byo tunyuramo gusa. Reka bya bindi wateguye abariho dusanga hahandi, aho wavuze, aho uteganya, aho wadushyiriyeho, abariho tubarizwa mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu, mu bubasha bwa Yesu, mu izina rya Yesu. Turanze gukora ibyo utadutumye, turanze guhagarara aho utari, aho utashaka, aho utadutumye, mu izina rya Yesu, mu bubasha bwawe. Ibyo byandikwe kuri uyu munsi. Uwiteka uturinde, kandi imirimo myiza tuyisohoze. Icyo waturemeye tugisohoze. Icyo ushaka bari cyo dukora kubw'icyubahiro cyawe Mwami. Urakoze Papa, ndagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryawe ryubahwe none n'ibihe bidashira. Amen. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza. Mwibuke gukora subscribe na share.